Amena. Amena. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza. Reka tushimire Imana kubw'iki gitondo kuba tubyutse dumwe kuko abazima nishimwe rikomeye cyane. Uyu munsi rero turaza kugira amaterero ryiza cyane rigiye ritandukanye. Afite agaseke yatuzaniye ari buze kutubwiraho, ariko mbere na mbere turabanza twegeranye n'Imana duce bugufi, turaza gusenga Imana, ariko reka tubanze dutere agakorasa aha ngaha, tubanze dushimira Imana yacu kibaduhaye n'umwuka muzima, ijwi rigasohoka rihumeka neza amahoro. Ngo urukundo Imana idukunda nawe ararurondora, urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda nawe arurondora, ngo urw'Imana idukunda warurondora, urw'Imana idukunda nawe arurondora. Amena. Rero reka tubanze twegeranye n'Imana, turatangira dusenga. Mana nziza ikoraho, nyaguhora ku madata gitare cy'amahanga, urakoze urakarama data kuba tubyutse tunkuka abazima, maze iri teraniro tukaba twongeye kuza hanga. Urakoze urakarama cyane, ntago ari ku bwacu ndatari benshi batubashije kugiriza imbaraga, ariko twege kuba tuhageze ni ukuri Mana, fata icyubahiro cyawe. Ni ukuri Mwami turagushimiye, ni ukuri Mwami ngwino wamamare hano, data ibiza kuvugirwa ahangaha byose atabari twebwe ahubwo abari wowe. Data ngwino wamamara ahangaha, data nkuko wamamaye mu ijuru, mu isi data tuzamuye ibendera, wowe data bari buze kubigiramo uruhare, abafite imitima n'ibindi bari gutekereza. Ni ukuri Mwami pasiteri wacu, maze mufasha zo tuguduha amagambo mazima, maze data dushima izina ryawe. Urakoze urakarama data, twamagaye tukwiziye mu izina ryawe, amen. Murakoze cyane no kuba tubashije gusenga, ni by'agaciro kandi kuko Imana ibikwiye no kubahwa. Zacu zize kwihuta, turaza kwakira pasiteri wacu mu nyuma yaho nabwo turakomeza tubabwira izindi gahunda dufitemo n'abahanuzi bari buze kudufasha. Uyu munsi dufite amavuta nyine twabonekewe, ni by'agaciro mukora rihuse cyane tudatinze. Reka tuhe indirimbo imwe. Murakoze cyane. Uzikurinda Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, warinze papa, urinda mama, urinda anko, urinda itorero, urinda pasta, urinda korari. Uzikurinda Mana we, Mana we, urinda Mana we, urinda Mana we, Mana we, kurinda Mana we, kurinda warabikoze, kurinda urabizi, kurinda Mana we, kurinda twese, kurinda Mana, kurinda Mana we, kurinda Mana we, kurinda Mana we, kurinda Mana we. Mutima tubona bakafira turi bwibe ntibagenda bitewe, ariko aka Oh, Imana ni nziza n'ukuri ibihe byose. Uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana warinze indaya. Amen. Haleluya. Amen. Yarinze indaya. Amen. Imana kugihumbi cya kuri magana arindwi. Amen. Amen. Imana yagize utwari. Uzikurinda Mana we, uzikurinda indaya we, uzikurinda warinze fashion, akorine umutipa atuke ndakwibana mwongeye kugura yakabi. Oh haleluya, yagukuye kure cyane, yagukuye kure inkura mu kwibira inkira kwiba telefone, yagukuye kure. Haleluya, amen. Abindeza musozi kafata mbaca hakurira. Yesu we, yagukuye mu uzikurinda, wararinze Mwami, urinda indaya. Uwiteka Mana ishobora byose, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, uri Imana iri abagaragu bayo. Tukweretse uyu mukozi wawe yaragukunda cyane, kandi Uwiteka Mana yajana ari waje gushaka, uzagera kure. Tugusaba umugire neza kandi umurinde byose, uzamuha umugisha wo kuba. Haleluya. Yego kuri dance ndazizana mu kanya buretse ndacyari mu materaniro. Ndaje mutabare Mana, yamufashe yarabaswe Uwiteka Imana, niwe muri muno byata umuhe kubaho neza nk'abandi. Imana ikugire imbaraga. Amena. Amena. Imana ni nziza. Amen. Kandi ibihe byose mureke rero dutuze twicare maze twumve ibyo pasiteri wacu ifunguro umunsi yaduteguriye. Ribaye na byiza cyane, hano habonetsemo umuntu wuzura umwuka, nubwo n'ubundi numva agitanya cyari kure cyane akiri guhamagaza Prudence, ariko pasiteri turaza kubisengera nabyo birashira mu izina rya Yesu. Reka twakire pasiteri wacu
twumve umunsi ifunguro yatuzaniye, twumve ifunguro yaduteguriye. Ndibaza kandi muri bize kubikunda kandi biraza kumera neza, ntihagire urambirwa, biraba biryoshye cyane. Mu nyuma dufite n'ibindi byinshi cyane, turaza kongera guhakora indirimbo, dufite indirimbo nyinshi cyane zo kutubwira umunsi, dufite amavuta, dufite ibintu byinshi cyane ku buryo buri muntu wese arava hano yagize ikintu ahakura mu izina rya Yesu. Amen. Imana ni nziza. Pastor tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu. Turakwakiriye uze utusangize umugati uyu munsi waduteguriye, n'ukuri kandi ni karibu. Yambabariye ibyaha natumanerade. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Imana ni nziza ibihe byose. Murakoze kunyakira kuri uyu mudugudu wanyu. Nitwa Pastor Emmanuel, nkaba naturutse iwacu ku Gisenyi mu burengerazuba, nkaba nahawe ubutumire bwo kuza guterana namwe. Mubanze mwiha amashyi kuko mwantegereje cyane. Tukaba turi kumwe. Kidatini kinini nawe bonye afite kidatini pasiteri karari ura nta maturo amaturo rasha. Murakoze rero uyu munsi muraza kwihangana kubera ko ndi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Bampakingiye ibankiriramo bibiri ariko hano muri telefoni nayifite byaroroshye. Izina rya Yesu Imana ikugenderere mwihangane, ukomeze ijambo ry'Imana. Nafite inzozi zo kuzayigura. Uzayigure nzagutere n'inkunga ariko ntuze kwibira. Amatura yacu tashaka guteramo. Mureke mbasomera ijambo ry'Imana cyane ko insanganyamatsiko yo gusakaza ubutumwa bwiza muri iyi minsi turi kubwiriza ku rubyiruko rudafite imico. Tugomba kubigisha uko mugomba kwitwara. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo abana beza bagomba kuba mu rugo rwiza. Umwana mwiza iyo ari mu rugo rwiza aba agomba kugendera ku mico ababyeyi be bamutoje, hanyuma akaba umwana ushimwa n'abantu ndetse n'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Bakristo muri hano mushimwa n'Imana. Gukomeza kwihangana. Ubundi uyu ni umwanya Satani adakunda atwariramo abantu, ni umwanya Satani ateza abantu ibitotsi, ni umwanya Satani adatuma abakristo bumva ijambo ry'Imana, kandi uyu aba ari umwanya ukwiye kwicarwaho mugatega amatwi kugira ngo mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Nuko Satani afata umwana w'Imana Yesu amujyana ku rusengero, ku munara w'urusengero, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana simbuka ugwe hasi, abamarayika bazakuramira, ibirenge byawe ntibizicwa n'amabuye. Icyo gihe Yesu yari mu minsi ya 40 ari mu butayu agenda abwiriza ubutumwa bwiza, abwira abantu ibijyanye no kwihana. Ariko abantu nakubwiye ko nta mugore ari wa izina rya Yesu uno mukristo yahanzweho n'amadayimoni. Mureke tubanze dufata akakanya tumusengere, hanyuma yego hari ukuntu uno muntu mwamungura imbere kuko arimo arasinzira. Ego tugeze mu gihe cyiza. Za dokima ntaga ari nge bazijyanye ku murenge ni yanda na ndonwe nimugwana yibagirwa kuyishyura no yajyanye. Ntabwo nereka mbikubwira. Hano rero ni mu rusengero ndahuze ndaje. Hano ni mu rusengero. Kwitaba telefoni ntibiba byemewe yo turi mu gihe cyo guha Imana umwanya. Turi kuganira ijambo ry'Imana. Mutuze mbabwira aka kantu, hanyuma baha umwanya niba mubishaka mujye muri business, ariko hano ni mu rusengero. Reka nsabe umuvandimwe bambwiye w'umudiyakoni Jimmy yigire hino afashe no muntu tumusengere dore ko twamukuramo iyi myuka mibi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yaravuze ngo aho muzateranira muri babiri nzaza duterane ndi wa gatatu, kandi ngo abazabatwa n'imyuka mibi n'ingeso mbi tujye tubasengera abadayimoni bazajya babavamo. Reka mnemerere umudiyakoni mukuru Jimmy
yigire hino aze amfashe dusengere uyu muntu. Jimmy ni karibu. Amena. Pastor tubitabye. Hanyuma uyu muvandimwe ndagira ngo tumurambureho ibiganza tumusengere. Numvisha afite ibintu muri we mu mutima byamubase nk'indaya, ubusinzi, kandi nukuri ndagira ngo uce bugufi mu mwanya. Reka nemerere uyu muvandimwe w'umudiyakoni amfashe dusengere uyu muntu witwa Fashion. Yasabye ko tumusengera kandi arashaka guhinduka, kandi Imana ahantu twaterane habagomba kuboneka umusaruro, tukagwiza abakristo, tukagira intumwa nziza, tukagira abantu bagomba kugenda batanga ubuhamya, itorero ryose rikavaho icyasha. Urakoze ngaho, reka dusengere. Bose wanjye ufite mega mbitse. Mureka ducishe bugufi, mwatuza tugasenga muri rusange, ariko dusengera uyu muvandimwe nawe ushaka. Se mumusengera abaye umuntu abafite uburokore bukagenda bukamwica. Hari ibintu byishane wakora akaza muri korari ugakorera Imana. Uramutse nk'uwo mwuka ufite urimo n'uw'Imana. Uyu nguyu n'uw'abadayimoni, n'uw'imyuka mibi. Yuko nkareka gukina indege, nkareka indaya, ukareka inzoga. Iyo ni nyito nimuduturizeho gakeya, turambika ibiganza. Hanyuma nidusoza uraza kumva uko uraba wewe. Ayo ushaka turayaguha, nta kibazo turaguhindura. Ubwo no kugeza saa tanu. Ariko Pastor, hari igihe umara gusengera umuntu Imana yabikoze ibyo arimo byamaze kumuha. Ndashyiraho mane. Reka dutuze, murambike ibiganza mu mutwe. Pastor, ndibaza hari nawe uri murambikemo nk'umukozi w'Imana, nanjye murambikemo ibiganza. Imyuka mibi ishobora kumuvamo ikajya muri wowe wenyine, kandi twese ndasengeye mu izina rya Yesu. Akiye myuka mibi cyakubona iri kumvamo. Datambabera wo mw'ijuru. Turaguhamagaye kano kanya umufashe n'ubusambanyi, abatwa n'ubusinzi, abatwa n'ubutinganyi, abatwa no gushaka amafaranga bidaha Imana umwanya. Ndakwinginze Mana, kano kanya duhamagaye izina ryawe rikomeye ryo mu ijuru, kubera Abayisiraheli. Ndakwinginze Fashion umuramburaho ibiganza, n'abarisembwe abari wowe mu izina rya Yesu. Turinganze hamagara imbaraga zo mu ijuru hanyuma Fashion abe muzima. Ashobora kugaruka mu kanya avuga ubutumwa bwiza, ashobora kugaruka mu kanya avuga ati nanjye Imana nayibonye, ashobora kugaruka mu kanya yuzuye umwuka wo mu ijuru. Ndakwinginze umuzure, umusubize imbaraga zawe. Nimuze murebe Yesu nimuze mwami kandi wabikora. Izina rya Yesu Kristo Mwana wawe. Nimuze murebe Yesu ni mwiza. Nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Nimuze murebe umucomekeri fariyo. Amena. Yabuzemo imyotsi, yabuzemo mwiza cyane. Mucomeke fari, mucomeke fari. Itoraniro ryacu. Ni ukuri rero Imana tujya tuyivugisha ikumva, kandi tujya tuyihamagara ikatwitaba. Nshimye Imana kubw'uyu muvandimwe uhindutse kandi ahinduwe, natwe muha Imana icyubahiro, amaboko hejuru, twese duha Imana icyubahiro. Hanyuma mu mwanya mutoya nari mfite soje kubabwira ijambo ry'Imana. Hari intashyo nari nahawe z'abavandimwe bo kwitorero naturutseho, ngo nzibahe iyo ngize gutya namwe muzakirana amaboko yombi, mwakira intashyo za bene so. Reka nongere nemerere umudiyakoni ufite imyanya aze yongere yemerere korari. Rero umudiyakoni ndumva wasubirana gahunda. Mwakoze. Umucyo wacu usanzwe wo gushimira abashyitsi baje batugenderera. Pastor, urakoze, utubwiye ibintu byiza, uduhaye amafunguro n'ukuri twa dukeneye, kandi koko twa dufite umutima unyotewe wo kumva ijambo ryawe, ijambo ry'Imana. Wavuze byinshi, dusengeye mwene data, ndibaza harahavuye naho agiye kugera. Ubu ngubu n'ukuri ni intambwe ndende cyangwa se n'urugendo rurerure udutangije. N'ukuri turagushimiye. Reka twihuse cyane bidatinze, reka twakire perezida wa korari, tunamushimire cyane kubwo aya materaniro, kubwo akazi keza cyane yakoze. Abanzi adushyirireho korasi, tubanze tugiye mu mavuta. Hari izindi gahunda ziri buze gukomeza, hari abantu benshi cyane batashaka gutanga ubuhamya. Urumva baza kuza hano hari uko bari bameze, ariko ubu n'aka kanya hari uko bari kwiyumva.
turaza kugira iyo myanya yose maze tuze kuyihuriza hamwe tugana no ku musozo kugira ngo tuze gusoza iri teraniro ryacu. Urakoze cyane, turaguhamagaye perezida, wadutereraga korasi ukabasha kudushira mu mavuta tukava mu byo twari turimo twumva ijambo ry'Imana n'ubundi tukava mu buntu twiyongeza ubu. ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ifite umutima w'urukundo, kuko ibyintungisha bimwiriye umunezero n'umubabaro byose binzaniramo umunezero, umunezaniramo amahoro. Mana yanjye komeza ujye umfasha, ntukarambire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye bihugu undamburire amaboko yawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, no mu bikomeye biriho undamburire amaboko yawe, imbaraga n'ubundi kunjyana. Nimuze Haleluya, Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza, nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane, nimuze murebe Yesu Imana ikora, nimuze murebe ibitangaza. ugira neza ugaca bukira, ugira neza Mana, ugira neza ugaca bukira, ugira neza Mana, ugira neza bugaca bukira, ugira neza Mana, ugira neza ugaca bukira, ugira neza Mana. Korari cyane, korari irakoze umunezero, korari umunezero dushyize mu mavuta. Muzi ko nge hari ahantu mvuye n'ahantu misengera, pastor ninkubeshye, hari ukuntu sinzi, hari ukuntu uri muri Yesu uvuga Imana, ako korari yavuga cyangwa wakwibuka nk'amagambo nawe watwigishije, kumva ko Yesu azatugira neza kandi kazazira igihe. Korari irakoze cyane, korari igeze neza kubwo aya magambo dusangije cyangwa se kubwo uvuga butumwi. Ari yaje afite akantu mu mutwe katameze neza, ari mu bintu by'indaya, ari mu bintu by'inzoga, ariko turashima neza ko dusenze akabashije guhinduka, akabaye umuntu mushya. Yifuje rero kuduha ubuhamya, yifuje kugira amagambo adusangiza, kugira amagambo atubwira. Urumva hari uko yaje ameze, ariko akanya nabwo hari ukuntu ari yumva ari kwiyumva. Yifuje rero kugira ikintu atubwira nawe uko yaje ameze, yaje mu rusengero ahatirizwa na mugenzi wiwe, ariko yahageze yagize ikintu byibura hakura. Ndagira ngo adusangize byibura habonye ate mu rusengero hameze gute, ese yaje bahatiriza mu ndaya ngo amadokima ibiki n'ibiki, abakobwa baranye, abagore bararanye, ariko turanabatsinze mu izina rya Yesu. Ntabwo bakwiye kuvugirwa mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana bakwiye kuvugirwa mu ibyiza gusa, hakavugirwamo gushimira Imana no gutambira Imana. Reka rero tudatinze tudaciye magambo cyane ko mbona barimo banankandira ku ntuzo ka message ndakakire kambwira ngo amasanga ari gukura, gusa bavuga iby'Imana byo ni byinshi ntago yabirangiza. Reka tumwakire twumve ibyo atubwira, ariko ndibaza ko buri muntu wese uri hano arataha avuga ko twize ijambo ry'Imana, twize neza kandi twize guhinduka no kumvira no guca bugufi, kubera ko Imana ni nziza kandi Imana izahora nziza mu izina rya Yesu. Reka rero tumwakire tudatinze, nawe araza kudufasha arakoresha iminota mike, ntago ari buze gutinda mu magambo kuko mu nyuma dufite n'izindi gahunda zigiye zitandukanye, nuko nabivuze by'Imana ni birebire kandi ndibaza biraza nabyo kumera neza. Reka tumwakire. Amashimwe muri Luka 12 gataravuga ngo mujye musenga kandi mukomere amatabaza yanyu ahore yaka. Haleluya, haleluya, amen. Hari ukuntu umuntu aje gukora ikintu yumva ko kitari bishoboke, ariko kubera Imana ikomeye ishoboye, haleluya, ugataha wuzuye. Mumvugira amena, amen. Nta gutinda amagambo menshi kugira ngo dutahe.
ibyo nakoraga ubu nabiretse, ubu nukugura Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo. Icyo nasangiza umuntu waba wicaye ahangaha, nimba uri umujura bireke, nimba uri umusambanyi bireke, kuko nta keza kako. Mu byahishongo haranditse ngo turi mu bihe by'inyongezo, kandi koko byarasohoye. Niyo bavuze ati ikiro cy'umuceri cyaguraga 800 kikacyuka 500, isi yarangiye. Isi nimba yarangiye, iki tugiye kwa niki kigira ati twebwe twihane ubundi twiturize ibindi tubirekera Imana. Naje ndi kuvuga ku bijyanye n'indano, ndi kuvuga ku bijyanye n'iki n'Imana, kubera iki imbaraga z'Imana, Umwuka wera. ni byinshi byo ntitwavuga ngo tubirangize, ariko ari akantu nakitonda nk'akantu ugiye kubaganizaho k'agastori nyine. Mu kanya mbanutse ndi kumwe na mugenzi hamwe ne data uyu nguyu, tuma turahunga iki umukobwa kuba kuri amafaranga inote y'igihumbi kumwishyura bitani nini murabana mukuru bamubiza. None ngeze ahangaha hari ukuntu icyo uzaba cyo naho kijya mubitana n'amavuta, araje baranyisinze, mbaye kazungu, amaso yabaye manini, ndi kwibona nawe. Icyo kintu mwakigumana Imana make koko. Haleluya. Noneho iyo umuntu yakijijwe hari izindi kingano aba yakiriye. Nimba ukiriye ahanaha cyangwa umuntu agwaye iki niki, uba ugomba kuzamwitura. Kumwitura ubuvuga ni ukuhe, runo rusengero mbemereye inkunga ya miliyoni 5. Miliyoni 5 zo kuvugura runo rusengero. Noneho diakoni katugusaba imbabazi gatoya, twari twagwemukiye, ariko ubwo nakijijwe meza ya fone tujye diakoni timusubize. Kware hariho mega we. Ikiza cyo gukizwa Mana twakikije, ariko Imana iravuga ati ntuzitize ikintu cya mugenzi kuko nawe kigishaka. Ikibaje muvandimwe ngo hariho mega ngo yari kwita durowinga, icyo bita abihata. Ariko ibyo twabivuyemo, ubu twabaye bashya, twabaye iki, twabaye umwe hamwe n'Imana. Yego twakoze byinshi, nagira ngo natinze iby'Imana yakoze ibyo ni byinshi, kandi ngo tuvuga ngo tubirondore. Nakire diakoni musubize ijambo, murakoze. Okay, arakoze cyane, arakoze umuntu wacu waje tubona nta kajyamo, ariko Imana ni nziza. Nanjye meze nkawe. Reka mbaho bamwe gatoya. Nakuriye mu muryango w'abana 4. Ariko umuryango w'abana 4 bose bagize amahirwe yo kwiga. Ngiye bakajya banyureza ku ishuri. Ku ishuri ariko mu kwiga nanjye sinazikozwaga, bakobwa ibiki banyitaga Gihombari muri quartier wacu. Ni kure ntabwo ari hano hafi, ariko numvaga mukuri kugira ngo mvuge Imana, cyase mu kugira ngo nanjye nambara amavuta, numvaga ari ibintu biri kure. Ubwo nahoraga nserera na mukecuru, natoraga nserera na papa, nihe barambitse amafaranga ninde wayatwaye n'ikidombari, igihe cyose yari ngewe. Kwiga ubwo by'ishuri sinaye nkibikozwa, ni wa mwana ugize kuri vuye kurara mu muhanda, ntazi Imana, ntazi ko bijya bibaho ko umuntu yavuga Imana. Umuntu yavaga gusenga afite Bibiliya, nkavuga ngo Bibiliya ngiye namubona mu muhanda, nkumva ko ari nge wa mbere wo gufata umwanya wo kuvuga ko umuntu ari umwiyemezi, kwagira ngo atwiyoberekanyeho. Najyaga mbabona bavuye ku misozi, ari umugabo nyangera w'inshuti yanjye, ndanamushuje cyane, ni umupasiteri mwiza cyane, mu bantu bamfashije no guhinduka. Yajyaga amfasha tukajyana Samatare tukajya kuvuga Imana, ariko n'uw'agaciro kuri ngewe. Mu nyuma rero ngira ngo abantu muzi ifumbwe, mwigeze kumvaho higeze haza akantu ko kuvuga ngo ifumbwe yasa nk'ahafunzwe, ariko murabizi nge nagiyeyo ngira ngo kuko njye guhinyuza, ariko mukuri ntago ngiye gusenga pe. Naragiye murona bagenzi banjye, turasenga, ariko hantu kuko nza kuhambarira imbaraga, nza kuhambarira umwuka. Nasanze bari gusenga, nanjye barampanurira kuko mbona iby'Imana, kuko mbona kuko nawe birondora ngo birangize. Mbivuze rero byaba ari byishane, ngiye nuko naje kujya mu Mana, nabyambara inkuka wera nawambariye ifumbwe. Urumva hari ku musozi abantu bahaziho barahazi. Nza kugirirwa ubuntu rero, nanjye nza mu mbaraga. Uyu ngure waje ameze gutya, no mu gabo waje ameze gutya, nubwo ngubu tutagiye kujya tumwita umugabo, ngo tugiye kujya tumwita umukozi w'Imana. Ndanagusubije cyane kuba ufashe umwanya wo guhinduka, kandi ni byiza cyane. Uraza kubwira n'abandi nabo bameze nkawe cyangwa se abusize aho ngaho, nabo baze nabo dusenge. Muraza wenda kwihangana kubera ko twakoreye ahantu hatari mu nzu, ariko hanga niho twahisemo
kuvugira Imana kuko nta hamwe Imana itagera. Reka rero tureke gufata umwanya muremure, ariko njye ubwo nago murangirije iyo nkuru, njye ubwo kubabwira aka kanya njye ndi Imana ndashikamye kandi ndi gushima izina ryayo, ndi gushima imbaraga zayo yampaye n'ubuntu nagiriwe, kandi koko nkumiza no kuyisaba ngo ifashe amavuta yansize ntizayankuru mu izina rya Yesu. Reka rero tudatinze cyane dusoze rino teraniro, korali yaturirimbiye, twakiye pasteur, twagize amagambo meza. Hano hari umuntu uhindutse tubwiye ubuhamya bwiwe, urumva ko uyu munsi twagize amateraniro meza adasanzwe ahabanye nandi twigeze tugira, kandi n'undi azaza imbere nazaba ari meza kurenza aya ngaya. Reka rero tudatinze twakire pasiteri adusoreze iteraniro, kuko nkuko yaritangije atubwira ubutumwa bwiza, byari by'agaciro kubana nawe. Pasiteri turagutumiye ngo uzi dusoreze iteraniro niba mushoboka mu byubahiro byanyu, niba musoje amazi. Ni imirimo ikomeye Imana ibikoze, ni igitangaza kiba kivuye mu ijuru, Imana ibikoze. Yesu igitangaza cya mbere yakoze ageze ku isi yari mu mujyi w'i Galilaya, arangije atahana ubukwe na nyina. Hanyuma ibyo banywaga inkuru ivuga ko byaje gushira, arangije arababwira ati ufite impereza yifate, ufite ikijerekani agifate, nk'uko tubyita mu Kinyarwanda ikidomora, ngo babyuzuza amazi. Arangije ayahindura divayi, abari mu bukwe baranywa, bararya, barya imitsima. Icyo ni igitangaza gikomeye. Aha hantu rero tuba turi, iyo habereye igitangaza nk'iki ngiki umuntu agahinduka, ijambo rivuga ko iyi ntama imwe yinjiye mu ijuru, abamarayika bayigota ari benshi kugira ngo itaza kongera gotana. Reka nshimire umudiyakoni wampaye ikaze, nshimire n'itorero ryanyu muri rusange, nshimire n'uyu mugabo wahinduriwe izina, ubu tugiye kujya twita umukozi w'Imana. Hanyuma sabe umudiyakoni adusengere, atwifuriza umuhanda mwiza, abasubira ku macumbi dusubireyo. Urabona ko udukapu ubu twadutekeye, turagiye dufite urugendo rurerure. Musigarane n'Imana, n'ikindi gihe nimudutumira tuzabitaba. Musigare amahoro, murakoze. Amen. Turagushimiye. Ariko hano hari abakristo bahoze banjya kara, hano utwuboko kwajeho ibisebe dore ngibi, bahoze bambwira ko utabwiye ahantu waturutse, bifuzaga ko bamenya ahantu waturutse kugira ngo nawe ngombwa bazabe ku itorero ryawe, mubabwire n'igihe musengera, byaba ari byiza nyine mubaha adresse y'ahantu mukorera. Murakoze. Nababwiye ko naturutse Igisenyi, nsengera mu murenge w'Amazi, hitwa n'umurenge witwa Amazi, umudugudu kitwa Uruyenzi. Hanyuma itorero harya ntago nababwiye ko itorero ryacu ryitwa abakozi b'Imana basenga cyane. Muramutse munkeneye nabaha na adresse, nkabaha telefoni. Nimero ni 078 mukureho 8 mushireho 9 210 09 2 se haburu. Urakoze cyane, ufite amaso mazima. Nagira ngo numve ko mutajya mufatira ibintu ngo mbisigaho ngaho. Iyo ni adresse mudukeneye mwatuboneraho. Murakoze, Imana ibaha umugisha, n'ubutaha tuzasengane. Nabakunze cyane, murasa neza. Nabakunze cyane, mujya mu mavuta. Nabakunze cyane ku buryo n'abatannye n'abataraye mu batarura bakagaruka ku murongo. Mugira ibihe byiza. Pastor, mbere yuko dusezera turadusezera cyane, ngira ngo twagusaba ukadusengerera iyi mbaga y'abantu iri hano, ugasa nk'ari nawe kubitubango ducukiriza itorero rya riri hano, tukajya twasubira mu cyumba yacu, tujye mu mwanya umwe. Kandi buriya impamvu ijambo ry'Imana ridusaba, nongeye kugushimira ko nasanze abayobozi beza, nongeye kugushimira ko nasanze abakristo beza, nongeye kugushimira ko twataruye intama yari yarazimiye, nongeye kugushimira kuri Imana ifite imbaraga kandi Imana ikomeye, nongeye kugushimira ko ugakora, nongeye kugushimira ko umpaye umwanya nongere mbe mikoro urangurure kuri uyu musozi kugira ngo ubwoko bwawe bubeho neza kandi bagire ubuzima, roho nziza ngitura mu buzima buzima. Hanyuma data buja, nongeye kugusaba ko abantu bari kuri uyu musozi ubakiza ibyaha, ubahe kumva no kumvira kugira ngo bazarye ibyiza byo mu gihugu cyawe.
Mana rero tugiye gutandukana kubw'umubiri ntabwo ari kubw'umutima, ku mutima turagendana kandi utugenda imbere tukugenda inyuma, ngo tuyoboze ya nkoni yawe wayoboje Mose ajyanye ubwoko bwawe bwa Isiraheli. Hanyuma databuja aho tuzongera guhurira cyangwa se uko tuzajya tuvuga ibiganiro byacu tujye duhora tukuvugamo. Nshimiye Diakoni wanyakiriye, musabiye umugisha n'umuryango we, musabiye kugubwa neza, musabiye gutera imbere mu bintu byose akora, cyane cyane mu buryo bw'umwuka, akomeza azamura impano ye, hanyuma Mana umukurize impano. Nshimiye abayobozi bandi twakoranye hano, nshimiye abakristo bari hano, mbasabira umugisha, mbisabye ku bwa Yesu Kristo umwana wawe. Amen. 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 Murakoze.